reka dukomeze tugushimire Mana. Tujya tubona urukundo wadukunze twebwe twicaye mu nzu yawe. Mwami Mana, tumaze kukwizera twabonye ubwiza bwawe, tumaze kwemera gukorera mu mitima yacu. Mwami Mana yacu, intimba zarakize. Amen. Niyo twahura n'ikibazo uri karunga, niyo twahura n'ibigeragezo waravuze ngo tuzahura nabyo tukiri hano ku isi. Reka rero muri uyu mwanya mwiza Mana, bibaye ngombwa ko twumva ijambo ryawe. Reka rero ijambo ryawe Mwami Mana yacu wanyujije muri Jean Paul, umukozi wawe asengera hariya Nyamagumba, turamuzi turamusobanukiwe. Mwami Mana yacu, reka ubwiza bwawe bubane nawe, komeze tugire neza. Tubyamaje guca mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Jamye mu mahoro y'abashimazi, urukundo rwe niho rwose, ukuboko kw'ibumoso kurateguye, ukw'iburyo kuramfashe. Ese n'iki nabasha kubura? Imana icyubahiro. Duhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Reka twubahe Imana, abafite imbaraga dusome ijambo ry'Imana. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Samweli, ibice 17 umurongo wa 34. Urwandiko rwa Samweli rwa mbere 17:14. Haravuga ngo Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayifutagura nkayiyambura mu kananwa kayo, yamvumbukana nkayishakira akananwa, nkayifutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe nishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Twongere dusome urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 5. Avuga ngo Timoteyo urwandiko rwa kabiri ibice 4. Avuga ngo umurongo wa 5, ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwirizabutumwa, usohoze umurimo wawe wose wo kugabura iby'Imana. Kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'Umwami wacu umucamanza utabera azama ku munsi. Nyamara sinde jyenyine, ahubwo nabakunze gukiranuka kwe bose. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Imana ikora biradutagaza,
nabaye mu cyaro iwacu ni mu cyaro ni mu cyaro pe nuko ubu ngubu nyine bigiye gusohoka buhoro buhoro aho mvuka ni mu cyaro. Hanyuma muri 2007 n'8 n'9 twageze kuri nziza yo gusenga. Hanyuma tugira gutya umuntu yasoma ijambo ry'Imana kumva umuntu hariya avuze indimi, kumva undi avuze indimi, kumva hano avuze indimi. None haleluya, ibyo sinzabyibagirwa. Ariko Bibiliya uko iteye, uko nagenzuye, ni igitabo gitandukanye n'ibindi bitabo byose. Ni igitabo umuntu agusomera nubwo atasobanura, ariko wowe uri gusoma ukumva ari ibyawe. Ndabarahiye, ni igitabo naho umuntu atagusobanurira wumva ari ibyawe. Haleluya! Dusomye Bibiliya, Timoteyo aho avuga abwirijwe n'Umwuka w'Imana, aravuga ngo ndabandikiye mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birusha. Haleluya! Ndetse abantu bazaba bahamagara abahanuzi bababwira ngo muduhanurire ibyo twifuza. Haleluya! Ndetse bazaba bakunda amafaranga badakunda kwawe. Ariko Timoteyo mukozi w'Imana aravuga ngo njyewe maze kumera nk'ibisukwa. Aravuga narwanye intambara akantu nk'utu asa ngo narinze. Haleluya! Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. N'umugore w'amafaranga igikomeye arambabariye kandi arambabarira, kirimboho arambohora. Ibyiza nakoze bifite Imana ishimwe cyane. Iyo umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Kandi we cyangwa ukaririmbe mu mutima ugende kuvuga icyo muri umwuka. Hari ibintu uririmba undi ari kubwiriza, undi ari gucuranga. Haleluya! Uyu munsi narabisengeye, babeje nabisengeye, nabwiye Imana ngo Mana musanze niki ikeneye muri iki gihe, itorero rya Musanze niki ugifuza. Imana yamaye teme cyangwa ijambo nyamukuru bivuga ngo ukwiye kuba umuntu w'ingirakamaro mu gihe cyawe. Disipline we, abapfuye barapfuye, iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo ube uw'ingirakamaro mu gihe cyawe. Asizwe. Haleluya! Akantu karacukuka niho bababwira kandi sinagateguye.
higeze gutera inzara n'ibibazo by'intambara. Abafilisitiya bafata ababembe kamere kwa kanzu, sibyo? Turi kumva kayaza cyane. Iyo wabembaga barakwikingiranyaga. Niko byagenze ku bagabo bamwe barafungiranwa. Imana ishimwe cyane. Babashyira mu kantu. Haleluya. Hari inzara n'intambara. Inzara ibariye baravuga ngo noneho turagira ibibembe tugira n'iki kama mbaye gupfa no gupfa. Haleluya. Barabwira ngo no aho ntabwo dupfira hano twiyahura ku banzi bacu abarimo batwica. Imana ishimwe cyane. Ariko mu gihe bafashe uwo mwanzuro, bafashe decision, haleluya, yo gupfa, umwe nimo hari igisubizo cy'abari bagabo n'abagore. Haleluya. Ukwiye kuba igisubizo cyaho turi. Ukwiye kuba igisubizo cyakorangarizwamo mu gihe cyawe utarapfa. Muri ngabinge ngo aho turi uko niko kuri. Hano turi hahoze natwe tuzahava. Haleluya. Ariko ubuye gukora mu gihe cyane. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo Imana ibakoreramo mu gihe cyabo. Wowe ibyo ubona ko Imana itagirisha nibyo Imana ikirisha. Wowe icyo usabwa ni umwete. Usabwa icyo usabwa ni ukubyiyemeza. Ubundi Imana iravuga ngo idushigikire. Imana ishimwe cyane. Barahaguruka batangira urugendo. Muri rwa rugendo rwabo abanzi babo bumva n'ingabo, bumva n'ibifaro biri gukandagira kandi ari ibirenge by'abagabo babembye. Ingabo ziriruka kubera umwanzuro bafashe. Imana ishimwe cyane. Kubera umwanzuro biyemeje Imana ibakoreramo. Igihe cyawe ni iki ngiki kugira ngo uhaguruke ukorere Imana. Uruhare rwawe rurakenewe. Imbaraga zawe, ubwenge bwawe bw'umunyamumaro mu gihe cyawe. Shaka zirarekera aho ngaho cy'umubwira Imana ijambo ry'Imana. Tarinze uvuga byinshi umwuka uragenda ataransifera. Kristo yumva n'ibye umucwana abyumva, Regina arabyumva, naho utagenda. Ariko reka mbabwire Imana ishimwe cyane. Tugira gutya. Haleluya. Timoteyo abwira abantu bo mu gihe kizaza, ababwira ngo rero hari ibihe bizarusha. Ariko icyo mbasabye, haleluya, mutware wawe z'Imana kugira ngo mukomere ku munsi mubi, kugira ngo mubashe gutsinda, kugira ngo mubashe kunesha. Nuko mutware wawe z'Imana. Turi mu bihe birusha, turi mu bihe by'akaga, turi mu bihe abantu babaye babi. Ariko Imana igukeneye kugira ngo wamamaze Imana. Jakunda MTN na Tigo na Airtel. Iyo umushyiriya wabo ubacururiza wambaye ingofero ikuranga ko uri MTN. Cyangwa ukambara jire cyangwa baje. Ati njyewe murera Tigo cyangwa murera Airtel. Nawe Imana ndagushaka kugira ngo yibere ambasaderi. Ubahe igisubizo bagenzi bawe mu gihe Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu navuze ngo nta muntu wakongeza itabaza. Yesu we ngo hanyuma aripfundikize
intonga, ahubwo nkarishyira ahantu ku nzira abagenzi banyura bakabona. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndanezerewe ko iri jambo muriteze amatwi mukaryumva. Amen. Bibiliya yatubwiye muri Samweli, yatubwiye ngo cyari igihe gikomeye Abisiraheli bari mu myobo, ariko haboneka umugabo abantu babonaga ko yavamo. Ngatoranye ab'ijuru umutima wawe witoje kuba Imana n'izigiro ry'ibyiza, kubyitoza bigira umumaro muri byose. Uwiteka nawe bigira amararo. Ngatoranye oya ab'ijuru umutima wawe witoje kubyitoza bigira umumaro muri byose. Asifiwe. Haleluya. Nakuze Dawidi yavuze ngo njyewe Dawidi umugaragu wawe naragiraga intama za data. Asifiwe. Jambo narikunze. Aravuga ngo none ni gute uriya Mufilisitiya utakiye? Arutwa n'intare, arutwa n'idubu. Abamirira Abisiraheli bava mu myobo kubera kwinjiza, abera igisubizo abandi mu gihe cye. Sibyumvikana? Turagushima Imana yacu ko umugisha buri muntu wese ikomeza, imubere itabaza, imubere umutsima. Mana yacu ijambo ryawe nirigenda ubusa, ijambo ryawe nirizima, ijambo ryawe ni ryiza. Fasha buri wese ukumvisha, nawe abe igisubizo, abera abana igisubizo mu gihe cye. Turagushimiye kubw'iryo jambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.